umutima wawe uratera vuba nanjye nkabyumva ariko ntitwabana dufitanye isano twari kuzagumana twari kuzarambana ariko ntibishoboka oya dufitanye isano. Alright, uko niko twinjiye muri story time y'uyu munsi, twinjiranye na vibe. Actually ntabwo nzi kuririmba ariko bibaye ngombwa ko nintroducinga story y'uyu munsi hamwe n'aka karirimbo ka Dream Boys. Kudo chapeau, mwakoze ibishoboka byose mushyira itafari ku muziki wo mu Rwanda, muramenyekana, murakundwa, mususurutsa abantu, yemwe baratarama, gati karaturika kandi karamera. Uyu munsi muzaniye story rero ifitanye isano n'iyo ndirimbo. Iyo story yitwa Bamboo Heart. Bamboo Heart ni story ni y'Abanyakenya. Iyi story rero ikaba ivuga kuki. Iyi ni inkuru mu by'ukuri y'umugabo witwa Chief Mboga. Uyu Chief Mboga akaba ari umugabo wari ufite abagore benshi. Yari afite abagore bageze ku 9. Urumva, abagore 9 bose. Noneho akaba yari afite abakobwa bageze muri 16. Yego, yari afite abakobwa bageze kuri 16 bose, ariko nta muhungu yari afite. A big challenge for Africans. Iki cyari ikibazo gikomeye cyane rero kuri traditional culture of Africans, cyangwa se cyari ikibazo gikomeye cyane ku muco w'Abanyafrika gakondo, kuko iyo wabaga utarabyaye umwana w'umuhungu cyabaga ari ikibazo. Noneho byongeye ukaba uri umugabo w'umunyacyubahiro, umutware Chief Mboga. Urumva ko yari umutware nyine, birumvikana yari chef. Hari ikibazo cyo kwibaza ngo ese nindamuka mvuye muri ubu buzima nkanjye nk'umusaza, nk'umushefu ushinzwe kureberera umuryango munini, umuryango mugari w'abantu bitwa Kadibo people, ese mu by'ukuri ubutware nzabusigira ndi? Nuko umugabo rero kubera kudasinzira, kubera ko nta mwana w'umuhungu afite, yafashe umwanzuro wo kujya gusenga. Mw'abantu mwe, iyo tuvuze ku bintu bijyanye no gusenga, abantu benshi hari igihe batabyumva neza, ariko gusenga ntabwo ari by'ubu ngubu. Gusenga ni ibyahozeho na kera. Abantu barasengaga kandi bagasubizwa, bagasenga mu buryo bwabo kandi bakabona ibisubizo. Chief Mboga rero ajya ku ahantu bita ku umusozi w'umukurambere witwa Ramogi, bawitaga ngo ni Ramogi Hill. Hanyuma aragenda arasenga, ashimira Imana, ariko nanone anayisaba, avuga ati rero mu by'ukuri ndagushimira ko wampaye ubuzima, ariko ukangira n'umushefu rwose, nkaba ndi umutware uyoboye umuryango mugari, ariko mu by'ukuri ntabwo nyuzwe. None se naba ndi umutware bwoko ki mu gihe nta mwana w'umuhungu mfite nzaraga ingoma? Nuko ubwo urumva ko yari yifitiye iki? Yari yifitiye ikintu bita ikibazo gikomeye cyane, ajya kugitura Imana ndetse anagitura abakurambere, aho bita ancestors. Ni nk'uko n'uyu munsi abantu basenga, bagasenga Imana Rurema, ariko hari n'abatemera ko ari Rurema, ariko utumva ko ari Rurema ubwo sinzi, wenda we ukayumva. Yewe nemera ko ari Imana Rurema, ko niyo yaremye nyine, niyo muremyi. Umunyarwanda yabyaye umwana amwita niyo muremyi, bigaragaza ukwemera gukomeye cyane. Hanyuma rero noneho ni nk'uko ubu ngubu abantu basenga, bagasenga Imana Rurema cyangwa Imana nkuru, ariko bikarenga bakagerekaho n'abatagatifu cyangwa se n'abandi bantu bo kugenda biyambaza ngo kugira ngo babafashe kumvikanisha neza ibyifuzo byabo cyangwa se ibyo bari gusaba ku Mana. Na kera rero ibi bintu byahozeho, abazungu bataraza, colonization itaraza. Iyo nkuru mbabwira ni ya mbere y'ubukoloni, niyo muri pre-colonial period. Rero urumva ko ukwemera kwari guhari kandi n'ukwizera kwari guhari. Nuko ubwo rero umugabo abaratashye. Amaze gutaha, birumvikana yaravuye gusenga, yari yarabigize umuco, yarasenze rwose, yarakoze ibishoboka byose, ategereje ko Imana yazamusubiza kugira ngo imuhe umwana w'umuhungu. Yaho rero hakaba hari umwana witwa Ajiso, yari afite nyina witwa Achieng. Ngira ngo mwumvise ko iyi story yitwa Bamboo Heart. Noneho umunsi umwe ngo bari bicaye mu rugo, uyu mwana ari kotsa ibijumba mu mase y'inka yumye.
Abantu mwavukiye mu mijyi ngira ngo ibyo ntabwo mwabyumva, ariko buriya mu cyaro inka iyo zitaye amase hari ukuntu yuma ku buryo bayacana akaba yavamo umuriro ukomeye cyane ku buryo unawukoze wagutwika, wagira ngo ni wa wundi utazima bajya bavuga. Noneho uyu mwana Ajiso aragenda atangira kotsamo ibijumba, icyo gihe yari ari kumwe na nyina. Chief Mboga rero nk'uko kera byabaga bimeze, ntabwo umugabo yararanaga n'abagore n'abana mu nzu imwe. Ni ukuvuga ngo umugabo yabaga afite inzu ye muri compound, noneho akaba yarubakiye n'abagore be bagiye batandukanye amazu bagomba kubamo bakabanamo n'abana. Ubwo rero akaba ari akazu ngo keza rwose kasaga neza gateye amabengeza, ngira ngo twakagereranya na etaje y'iki gihe niba ariko twabivuga. Ako kazu kari kubatse mu biti by'imigano ariko bita bamboo hut, ngo kari gatatse, kari smart, kameze neza. Noneho uyu mwana witwa Ajiso aza kubaza nyina witwa Achieng, aramubwira ati ariko se mama, genda ashaka kubaza kubera iki ubundi kariya kazu kari hariya ka bamboo hut tajya tujya kukabamo, ni ukubera iki? Nyina aramubwira ati rero mwana wanjye, rwose inzu tubamo ni nziza kandi ubona ko irusha ubwiza inzu zose ziri hano. Umwana yanga kunyurwa, aramubwira ati oya, icyambere twebwe inzu yacu nta buriri burimo, nta ntebe zirimo, nta kimbese. Umwana yanga kunyurwa, aravuga ati ariko mama, hari ikintu mbeshye, niba wanze kunsobanurira ngo mbwize ukuri, jyewe ndaza kwibariza papa ko ntabwo mutinya. Umwana yaravuze ati jyewe papa simutinya, ni umwana w'umukobwa ubyibushye, jyewe papa simutinya, ndaza kumwibariza ibyo nabyo. Nuko Achieng nyine aramwihorera. Ntabwo rero inkuru itubwira kuko niba umwana yaragiye kubaza se, ariko mu by'ukuri aka kazu ikintu kari kabikiwe cyangwa umuntu kari kabikiwe ni umugore wari buzabyare umwana w'umuhungu, nicyo cyari buze kuba igihembo cye, bakita bamboo hut. Noneho urumva nta mugore wari wemeye kujya kukabamo mu gihe icyo ari cyo cyose atarabyara umwana w'umuhungu. Abahungu kuva kera, igitsina gabo kuva kera cyagiye gifatwa nkaho ari ikiremwa kidasanzwe gifite imbaraga zidasanzwe. Nuko ibyo ni muco w'Abanyafurika ndetse n'Abanyaburayi, byose niko byabaga bimeze. Hari inkuru yitwa ngo ni irimo abagabo bitwa ba Thomas More, irimo yego ba King Henry, nabo bigeze kuba muri ayo mateka yo kutabyara umwana w'umuhungu, bituma witwa King Henry yirukana umugore we azana undi kugira ngo arebe ko babyara umwana. Biba mbese amateka maremare. Ubwo byaro kugira ngo mbereke ko ikitwa kubyara umwana w'umuhungu kugira ngo azaragwe ingoma ntabwo ari ibyo muri Afurika gusa mw'abantu mwe, si ibyo mu Rwanda gusa, si ibyo mu Burundi, si noya, ahubwo ni umuco uba mu bantu bumva ko abahungu nyine bagomba kuba ari abahungu. Ariko mu by'ukuri kubera gender cyangwa se kubera yuko abantu bamaze kwisobanukirwa buriya n'abakobwa cyangwa igitsina gore nacyo cyagaragaje ko gishoboye, hari byinshi umuhungu yakora n'umukobwa ashobora gukora. Reka twikomereze inkuru, izo zari komantere twari turiho. Iyo bamboo hut rero nicyo yari igenewe, nta mugore rero wagombaga kuyijyamo atabiherewe uburenganzira nuko abyaye umwana w'umuhungu. Ubwo uyu mugore witwa Achieng yaje kwerekeza ahantu hitwa ku mugezi ajya kuvoma. Noneho muri uko kujya kuvoma agira gutya yumva ibise biramufasha. Bimaze kumufata ngo hari nko mu ma saa sita ku buryo nta n'abandi bagore bari aho ngaho baje kuvoma, ubwo bari batinye izuba. Ibise biramufata bimutikuye, yumva ntabwo byoroshye. Ako kanya yahise abyara umwana w'umukobwa. Yabyaye umwana, amurebye asanga ni umukobwa. Mu kumara kubona ko ari umukobwa agahinda karamwica, yumva uwo mwana rwose no kwirwa amujyana ku mugabo we ari nko guta igihe, kuko yumvaga ko ari buze kumwongerera noneho umujinya n'ukuntu hari hashize iminsi asenga asaba Nyagasani ngo azamuhe umwana w'umukobwa w'umuhungu. Mu gihe akibyibaza agiye kumva yumva ikindi gise nanone kiraje kiramutunguye, nanone kiramutikura. Ako kanya mu kubyara agiye kubona abyaye umwana w'umuhungu. Ibyishimo rero biba biraje, arishima. Urumva yarabyaye umwana w'umukobwa yibaza ukuntu biri buze kugenda, none abyaye umwana w'umuhungu tayari. Ubwo no kuvuga ngo ya bamboo hut azayitahamo. Noneho ikindi, amasengesho uriya mugabo yasenze kuri Ramogi Hills mu by'ukuri yarasubijwe, Imana yarayumvise.
mw'abantu mwe, Imana ntabwo yumva amasengesho kubera ko wasomye Bibiliya, kubera yuko wigishijwe. Oya, wowe n'umutima wawe harimo kode igufasha kugirana communication ikomeye cyane n'Imana yakuremye, ko irakuzi aho waba uri hose, uwo waba uri we wese, waba waraciye muri ayo mazi, waba utarayaciyemo, ibyo ngibyo Nyagasani ntabwo abireba. Icyo areba ni uko yakuremye kandi akuzi, nawe uzirikana ko ariho kandi ko hari icyo wamusaba akakiguha. Yewe niyo utasaba n'ubundi nabwo arabiguha, ko mbere y'uko usenga aba yamaze kumenya icyo wifuza. Ubwo rero urumva abyaye icyo twita twins, umuhungu n'umukobwa. None se biraza kugenda gute? Araza kubajyana bose se? Umugore byaramucanze, yaravuze ati rero ndishimye, ariko harimo n'umubabaro uko mbyaye imvange, mbyaye umukobwa, mbyaye umuhungu. Ahita yigira inama ati kubera ko abakobwa tubafite benshi, umukobwa reka musige hano ni akazi ke. Sibwo yahise afata ka kana agashaka ibyatsi akabohamo agatebo, yarangiza akaryamishamo akagatereka ngaho mu byatsi ku nkengero z'umugezi akigendera. Aragiye ajyanye umwana w'umuhungu, mu kumugezayo rero birumvikana ngo Chief Mboga ni ukuvuga yaragiye nyine, agezeyo yinjiye mu ibanga kuko yasanze abandi bagore n'abana bose bari gufata lunch, nta n'umwe wigeze amubona yinjira mu nzu. Noneho umugore mukuru ngo yaje, niwe wabirabutswe, araza arinjira asanga nyine uyu Achieng yabyaye. Nuko ubwo amaze kubibona nibwo rero yagiye kubibwira umugabo we, ari umugabo wabo ari we Chief Mboga. Noneho Chief Mboga akibyumva ibyishimo byaramusaze, arahaguruka aravuga ati ngiye kureba umukobwa wanjye, ariko umuhungu wanjye. Ariko birangije wa mugore mukuru aramubwira ati tuza, icare. Ntabwo umuntu w'umugabo agomba gutsindwa n'amarangamutima bigeze aho ngaho. Ugomba gutegereza iminsi ngira ngo 4, yego, hanyuma ubundi ukabona kujya kureba umuhungu wawe. Noneho ubwo uyu mugore byageze igihe asubira ku mugezi. Asubiye ku mugezi ariko ngo yaragiye kwiyuhagira, agenda nyine afite igitekerezo cy'uko ashobora kuzasanga wenda wa mwana gihari, ariko birumvikana iminsi yari yarabaye myinshi n'ibikoko byakabaye byaramuriye cyangwa abantu baramwitwariye. Aragenda, mu kugerayo arebye ahantu yateretse ka gatebo yashyizemo wa mwana, asanga kera ntago hari n'ibyatsi byarameze, ntiwapfa no kumenya ko hari n'ikintu cyahabereye. Agahinda karamwica, abura uko abigenza. Birumvikana yahise agira amakimbirane akomeye cyane hagati muri we. Afite ibyishimo by'uko yabyaye umwana w'umuhungu, ariko afite n'umubabaro w'uko yihekuye. Ubwo arangije ngo atangira kubona mu nzozi cyangwa se mu bitekerezo ngo hari umukecuru w'umupfumu ngo waje, ngo akajya azenguruka kuri ka gatebo, ngo ari kubyina, ari acuragura avuga amagambo y'abapfumu, ngo arangije ngo niwe wafashe uwo mwana ngo amujyana ngo ahantu hitwa Nomani, niba ari Nomani Island like that, kuvuga ngo ku butaka butari butuyemo abantu. Ariko kumubonaho byari byarangiye, ntiyari bumubone. Wahise asubira rero ku mugabo, agenda yibaza niba azagira akamenera ibanga umugabo we, niba azabiceceka. Nuko ubwo rero uyu Chief Mboga, ubwo niho tugarutse, nawe yishimiye umwana yabonye nyine w'umuhungu, aragenda ajya gutanga ibitambo by'ishimwe. Nuko ubwo rero bibaho, Chief Mboga sinzi ukuntu yaje gufata urugendo nk'ibisanzwe, yigiriye kuri Sacred Hill nk'ibisanzwe nyine kuri wa musozi. Noneho mu nzira aza guhura n'abana b'abakobwa bageze, ngira ngo niba ari kuri 4, sinibuka neza, ariko yahuye n'abana b'abakobwa bari bikoreye inkwi bavuye gutashya. Noneho ubwo abo bana, kuko kera abana barubahaga, iyo bahuraga n'umuntu mu nzira ari mukuru bagombaga kwigira hirya agatambuka. Ariko abana b'abakobwa bo bahise birukanka bajya kwihisha, kubera ko bari babonye uyu musaza Chief Mboga cyangwa se uyu mugabo Chief Mboga ko hari umugabo yari yubashywe nyine aho ngaho. Birumvikana kurya abo bana b'abakobwa bamugiriye isoni cyangwa ubwoba, bajya kwihisha. Haza kuvamo umukobwa umwe aravuga ati ewana njye ntaho najya, gusa wenda ndamuha icyubahiro ace atambuke, ariko ntabwo ndi bwiruke tu. Nuko ubwo Chief Mboga aragendera amugeraho,
umwana w'umukobwa arunama amusuhuza mu cyubahiro, aramaze ati ese wowe nta bwoba wagize n'ubwa bagenzi bawe ngo ugende ujye kwihisha mu gihuru nk'abandi? Undi atoya ati ahubwo njye numvaga ari amahirwe akomeye cyane guhura n'umushefu mwiza nkawe. Chief Mboga biba biramucanze arikomereza. Reka rero noneho azatahe agere mu rugo. Ageze mu rugo aza kubwira inkuru, aza kubara mbese inkuru y'uwo mukobwa bahuriye mu nzira, umukobwa akubahuka ntagire ubwoba, akamusuzanya icyubahiro bakaganira. Hanyuma none uwo mukobwa Chief Mboga yabibwiraga umuhungu we, mbese urumva ni inkuru umugabo yaratahanye. Nuko noneho biza kurangira uyu Chief Mboga abwiye noneho biza kurangira nyine Chief Mboga muri kwa gutaka wa mukobwa ubutwari, ubwiza n'iki, bisa naho ari nko gukebura umuhungu we, amubwira ati ariko uwo muhungu rero n'ubundi ntabwo nari nababwiye amazina ye. Uwo muhungu byaje kurangira yiswe Owini. Hanyuma ubwo ni nkaho yakabwiye umuhungu we Owini ati ariko nta matwi ugira, ati uyu mukobwa nahuye nawe ni igitangaza, njye nabonye byaba byiza ambereye umukazana. Owini nawe yise yumva rwose umutima utangiye gutera vuba rwose, avuga ati ko byagenda kose uyu mukobwa ngomba kumwegukana. Ubwo nibwo umusaza atumye umuhungu we, noneho urukundo rumuzamukamo. Noneho ngo hari event cyangwa se hari igikorwa cyari kiri gutegurwa na ba nyirasenge b'uyu mukobwa ngo cyari bubereye muri ako gace. Noneho n'uwo mukobwa kandi yagombaga kuba ahari. Hanyuma ubwo uyu muhungu witwa Owini yahise afata umwanzuro wo kuzagenda mbese atembera kugira ngo arebe ko yaza guhura n'uwo mukobwa akamwibonera amaso ku yandi. Birumvikana urukundo rwari rwatangiye kuzamuka, nyine umutima utangiye gutera vuba. Nuko ubwo rero Owini mu gitondo arakuzinduki aragenda. Noneho ngo ageze mu nzira ahantu hafi y'umugezi, yumva abakobwa nyine ngo bari gutera agasakura. Biza abakobwa nyine iyo bari kumwe abakobwa iyo bari kumwe bari gutera yegere, urumva baba bari kuganira batera stories zabo. Nuko yumva barimo baraganira, agira amatsiko rero yo kujya kureba. Aranyombotse gake aragenda, agera hafi y'umugezi waho abakobwa bari kugira gute kogeramo. Noneho abakobwa bamubonye, birumvikana bari mu mazi bakuyemo utwenda bari kwiyogera nta kibazo. Bamubonye rero bamwe bagira isoni, bahita bava mu mazi barirukanka bajya kugira gute bajya kwihisha. Ariko havamo umukobwa umwe aravuga ati ntaho njya, we ngahama yiyogera nkaho nta n'ikibazo gihari rwose. Ubwo umuhungu nawe ari aho ngaho yakanuye rwose, arimo arirebera ukuntu ikiremwa kiri kwiyogera mu mazi. Nawe aravuga ati nanjye ahantu simpava buriya. Arangije aregera gake kuri wa mugezi, abwira wa mukobwa ati se wowe nta n'isoni ufite zo kubona umuhungu w'umushefu aguhagaze iruhande woga nta kibazo? Umukobwa ataha ese nagira isoni ziki? Ati nta soni nagira kubera ko uyu muhungu w'umushefu nawe agira agasuzuguro ko gusuzugura abakobwa biherereye mu tuntu twabo mu mabanga yabo. Singaho ntikibaye kimwe ku kindi. Umuhungu biba biramuyobeye ko ubundi yari azi ko aba afite igitinyiro cyavuze abantu batitira n'iki byose, nawe atangira kwitekerezaho. Ubwo ariko ngo yamureba ngakabona ngo amabere ngateye neza, ngo ameze nk'aya bya bishushanyo bakunda kubaza mu biti, cyane cyane babandi bakunda gukora imitako, ugasanga nyine bafashe igiti baragiconga bagikuramo nk'agakobwa keza
bakagishepinga uko bashatse, bagashyiraho amabere, bagashyiraho amabuno, bagashyiraho mbese tayi ukuntu, wenda ateruye n'agaseke nguko. Ubwo nyine nango yararebaga akabona amabere hari ukuntu ahagaze neza ku buryo nyine yamukururaga cyane, imiterere y'uwo mukobwa ari muremure yagize gute, ni ukuba nyine abona uwo mukobwa ari umukobwa udasanzwe w'igikundiro mu yandi magambo. Uwo mukobwa rero yitwaga Awiti. Ni ukuvuga ngo umuhungu yitwa Owini, umukobwa akitwa Awiti. Yego ni Owini na Awiti bari aho ngaho. Bigeze aho rero ubwo umukobwa aza kubwira umuhungu, amwegereza imyenda yo kwambara. Umukobwa ni ukuvuga ngo yatangiye gutegeka umuhungu w'umwami, kandi ubundi ntabwo byabagaho. Umuhungu aragenda yishidikanya avuga ati ariko banza atari jyewe tu, banza noneho sinzi ibintu banteye, niba ari maji, niba bimeze bite. Nuko aragenda nyine afata ya myenda arayimuhereza, arambara, arangije avamo afata n'indi myenda ayishyira bagenzi be bajya kwambarira aho bari bihishe. Nuko umuhungu ahita asubira mu rugo, ariko nawe asubira mu rugo nyine umutima uri gutera, avuga ati si umukobwa mbonye noneho ni icyuma, ni icyuki. Mu yandi magambo niko ayo materime niyo yajyaga akunda gukoreshwa, umukobwa mwiza bakamwita ngo ni icyuki. Yasubiye avuga ati mbonye icyuki pe. Aragenda, ageze kwa se ati jye rwose uriya mukobwa mutamunsabiye napfumwa n'ibiryo nkabivaho. Ntabwo byakunda. Nuko ubwo umusaza nawe bihuza nuko yari yaramushimye ko yamubera umukazana, none ubwo ahita yohereza messengers cyangwa se yohereza intumwa, mugende mujye kunekera mumenye neza amakuru y'uriya mukobwa, hanyuma mujye muri famiye ye mugire ijambo muvuga yuko tumushaka ko yatubera umukazana. Intumwa rero ziragiye zumva zikwije nyine ari abagabo b'intarumikwa. Baragiye tari baragiye bageze mu muryango w'uwo mukobwa, barabakira. Ariko ngo mu kubakira abagabo ntabwo banyuzwe n'uburyo bakiriwe. Bumva barabanyuzuye, ni nko wakundi nyine no mu mico isanzwe, cyane cyane nko mu mico ya Kinyarwanda, iyo abantu baje gusaba hari igihe bakubitana n'abantu bazi Ikinyarwanda bakabanza nyine bakanyuzurana koko. Kaza ubwo bakwiteguye, kazana inzoga, wahagera bakakwakira. Ntabwo uzuhita uvuga ngo narinje gusaba, oya, ahubwo nutangira nsanze muri mu gitaramo, nanjye nifuza gutaramana namwe, ariko nari nazanye n'inzoga y'intwererano kugira ngo igitaramo gikomeze kiryohe, n'iki tugire icyo dutaramiraho nk'abantu b'umuryango, nk'abantu b'abagabo. Mbese ugatangira nawe gushaka uburyo ubinjiriramo, ariko mu buryo bw'ubwenge. Nta muntu w'umuswa ujya gusaba umukobwa ahantu hasobanutse, ahantu bazi umuco w'Ikinyarwanda. Ariko ngo abarokore bamwe ngo bavuga ko ngo ari ukubeshya, ngo ni icyaha, ngo ni ibiki. Ariko biriya bintu ntabwo ari icyaha, biriya ni umuco, ahubwo ni uburyo bwo kugira ngo abantu babashe kuganira kandi batyazanye ubwenge. Biriya ni uburyo bwo kugira ngo barebe ese umuryango tugiye guha umukobwa wacu waramutse ugize ikibazo wakikuramo gute mu buryo bw'imitekerereze. Hano nawe bahita bakubwira ati rero niba waje no gusaba rwose byibagirwe ko nta bakobwa dufite bakuze bageze igihe cyo gusabwa, wenda ugahanyanyaza uterega jye nashakaga Murorunkwere. Murorunkwere se Murorunkwere wo nguwo uvuga dore acutse ejo bundi, ubu nibwo agiye gutangira garidiyene. Namwe ko rwose musetsa, murashaka kujyana umwana w'uruhinja, ibyo bintu bibaho. Kereka nawe mushaka kujya kumwonsa, kandi tuzi neza ko iwanyu nta bagore bonsa bahari, kandi ntabwo umwana wacu dushaka ko wenda mwamushyira ku mata, cyangwa mbese bakakumyuzura bakakwereka ko ibintu bikuzanye umeze nk'aho ufite n'ikibazo mu mutwe. Icyo gihe rero iyo udafite
IQ cyangwa se imitekerereze yo ku rwego rwo hejuru, ushobora no guhita wivumbura ukanarira cyangwa se ugafata umwanzuro wo guhita wigumura ukanababwira uti nizo nabahaye muzinsubize n'ubundi nzisubize ndumva mutangiye kumfira ubusa. Ariko ntabwo ari uko bigenda. Niyo mpamvu kujya gusaba umukobwa uba ugomba kuba ucanye ku maso muri ya mvugo igezweho. Ugomba kuba uri umuntu uzi ikinyarwanda kandi uzi gutekereza vuba ku buryo umuntu agukubita akarugonde ihene ukabura agasimbutse nawe ahubwo ukamutera kandi. So izi ntumwa rero z'uyu mugabo Chief Mboga zagezeyo babanza kuzinyuzura bati rwose uwo mukobwa ntabwo arakura, musubireyo mwibeshye mwana yo by'inzira musubireyo. Nuko ubwo bakomeza guhatiriza nyine birumvikana. Bigeze aho ngaho baragenda babaza amakuru neza birumvikana, babaza abaturanyi bagira gute, baza kuvumbura ko uwo mukobwa agize gute adafite inkomoko izwi. Umuryango bari bagiye gusabamo si wo avukamo. Ahubwo uwo muryango ntiwamutoraguye uramurera. Iyo nkuru bayizanye bayibwira umushefu wari wabatumye Chief Mboga, baramubwira ati ariko nubwo twagiyeyo batunyuzuye ntabwo batwakiriye neza ngo batubere abantu boroheje. Ati batubwiye ko umukobwa wabo akiri mutoya, ariko n'ubundi twaje guperereza dusanga umukobwa nta nkomoko izwi afite, nta muryango afite uzwi. Chief Mboga yumva ntabwo bisobanutse, yumva ararakaye rwose. Ese yarakaraga abo ba messengers cyangwa izo ntumwe nizo zari zatumye uwo mukobwa atagira inkomoko? Gusa nyine yarakazwaga nuko icyo yari yiteze atari cyo abonye. Nuko ubwo rero ikibazo gikomeza kuba ikibazo. Ese wa muhungu ko inkuru yari igenze uko, ubwo yari bubyakire gute? Ubwo iyo nkuru messengers cyangwa izo ntumwa zayibwiraga Chief Mboga wa muhungu Owini adahari. Biba ngombwa ko uyu Owini ise amuhamagaza, aramubwira ati rero muhungu wanjye ntabwo nkwanga ndagukunda, n'uriya mukobwa twari twagiye kugusabira nawe ndamukunda, ariko ikibazo nk'uko umuco wacu bigena ntabwo umuhungu w'umushefu nkanjye yashakana n'umukobwa utazwi inkomoko, kandi nuko mbyanzuye. Umuhungu arabyumviriza ewana ngo yahise atangira kubira ibyuya, ukagira ngo arimo aranyagirwa n'imvura ya yindi yitumba. Ibyuya birabira, acika intege, atangira kugira isereri, arazungeye yikubita hasi, ibintu birabacanga. Urukundo ni danje. Urukundo rukurwaza isereri ukazengera ukikubita hasi, urarukinisha. Umuntu utarakunda buriya arya abona abantu bafite uko bitwara mu nkundo wenda bisa naho ari ibintu bidasanzwe, akagira ngo ni uko byigirisha. Umunsi umwe urukundo ni akagabo. Burya koko urukundo ni akagabo, ruri serious, so serious, very serious, très sérieux. Urukundo ni akagabo, ruri serious, so serious, ruri très sérieux. So cyangwa se très sérieuse. Nuko umusore w'intarumikwa rwose w'umushefu yikubita hasi arazengera kubera barimo bamubwiye inkuru atifuzaga kumva y'urukundo yari yarakunze uriya mukobwa Awiti, ko bari bamubwiye ko bidakunda ko bashakana ko umukobwa atazwi inkomoko. None si umukobwa mwebwe murumva ari uwahehe buriya?
ngira ngo ubwira bumva ntabwo avunika, kandi indirimbo natangije ngira ngo mwayumvise. Nuko Dream Boys bari babiririmbyeho umugani ugana kariho. Hanyuma ubwo umuhungu ntabwo yaripfanye, yahise abwira se ati ibyo umbwira ngo umukobwa afite unknown origin cyangwa se afite inkomoko itazwi, ibyo ngibyo ugenda ubibwira abandi. Iyo nkuru ujye sinshaka kuyumva, yo kumva ko ngo nuko umukobwa adafite inkomoko izwi ngo ntabwo twashakana. Reka nkubwire, n'ibindi byose wangeneraga, niba ari iyo ntebe y'ubutware uzajyane, niba ari amasambu uzatware, niba ari inka uzajyane, niba ari iki cyose uzatware, ntabyo nkeneye. Njye icyo nshaka ni uriya mukobwa, yaba afite inkomoko izwi yaba afite inkomoko itazwi, I don't care, ibyo simbyitayeho. Arangije aramubwira ati kandi rero ibintu urimo papa ntabwo bizi, uzi ko ukomeje kwigira gutyo no kumbona utazongera kumbona. Umubyeyi yumva birakaze. Kumbe hari umuntu ubitse ibanga hariya wariryamye haryumaho, azi amakuru yose y'ibiri kuba. Uwo ninde? Nta wundi ni Achieng, nyina w'uyu musore witwa Owini, kuko ni nawe nyina wa Awiti. Ni nyina wa mukobwa uyu musore yifuza gushaka, ni nyina wa mukobwa uyu mupapa, uyu mushefu Chief Mboga yabonye nawe akamubenguka kumva yamubera umukazana kandi ari umwana we. Byaje rero kurangira uyu mugore Owini, uyu mugore witwa Achieng abonye ko ibintu bikomeye, aravuga ati rero aho kugira ngo ubuzima bw'umwana wanjye bugende bujye mu kangaratete kubera ko nahishe ibanga, nanjye ubwanjye nta mahoro rimpaye, reka ngende nemere mvuge uko byagenze, banyica banyirukana nta kundi. Aragiye akomanze, yinjiye mu nzu ya Chief Mboga ariwe mugabo we. Yahise akubita imipfukamiro yubika umutwe ku maguru y'uyu mushefu, ku birenge. Arangije asuka amarira avuga ati rero reka mbabwize ukuri, nakomeje guhisha ibanga kenshi, ariko igihe kirageze aho kugira ngo rizanturitse umutima ndipfane n'umuhungu wanjye arinda apfa. Reka mbabwize ukuri, uriya mukobwa witwa Awiti, ndagira ngo mbabwize ukuri ko ni umukobwa wanjye, namubyaye mu gihe kimwe n'uyu Owini. Aba bantu ni impanga, umwe ni mushiki w'undi, undi ni musaza w'undi. Murekera aho mutaza gutuma havuka amahano, umusaza w'umukobwa agashakana na mushiki we. Nuko Chief Mboga arumirwa, abura uko abigenza, yumva aguye mu kantu, atekereza icyo yakorera uyu mugore biramuyobera. Ubundi itegeko ryavugaga ko umugore wabyaye umwana akamuta nk'uko nguko aba agomba kwirukanwa, agacibwa aho ngaho muri uwo muryango, akagenda komongana. Ariko Chief Mboga yarabyumvirishije, aravuga ati rero nta kundi, wowe genda ubwire umuhungu wawe ko afite mushiki we mwiza, genda umubwire ko afite mushiki we mwiza, hanyuma nawe ndakubabariye, nakabaye nkwirukana ariko ndakubabariye kubera ko amakosa wakoze wayakoreshejwe n'umuco wacu, nawe ntabwo ari wiyanze, wiyimye ibyishimo kugira ngo unshimishe, ndakubabariye. Chief Mboga ntabwo yakurikije amategeko gakondo nk'uko yabigenaga, yarenze ku mategeko kugira ngo arokore ubuzima bw'uyu mugore n'uyu mwana w'umuhungu. Nuko ubwo aravuga ati ndetse jyewe nk'umubyeyi mwiza nemeye ko ndibubahe ikimasa cyanjye cy'umushishe nakundaga, maze bakibage bagisangire, bakore ibirori by'akataraboneka, kubera ko Owini abonye mushiki we Apiyo. Umuhungu ko yabyakiriye ntubimbaze, gusa ntekereza ko yahise aririmba ngo umutima wawe uratera vuba nanjye nkabyumva, ariko ntitwabana,
umutima wawe uratera vuba nanjye nkabyumva ariko ntitwabana dufitanye isano twari kuzagumana twari kuzarambana ariko ntibishoboka oya dufitanye isano yamani. Nguko byagenze rero, umuhungu yarabaye inzirakarengane, umukobwa nawe yarabaye inzirakarengane, ariko uyu mumama akemuye ikibazo nk'intwari. Ese wowe ibintu urabitekerezaho iki? Ese muri iki gihe birashoboka ko ibintu bishobora kubaho? Byaterwa n'iki? Siga comment kuri iyi story hano kuri YouTube, hanyuma utubwire icyo ubitekerezaho. Ese Chief Mboga wowe umwakiriye ute uko yabyitwayemo? None se uyu mumama Achieng we ibye ubyakiriye ute? Yitwaye ate muri iyi nkuru? Stay with us.